Yese wamfatanye nabo ye haguruka ubundi ngiye ngiye ntahagaze wigeze ufatana nabo uzi ko usigaye unansuzugura bigeze aho ngaho usigaye mbonamo kuba naje kureba abandi ariko siko mfite amakuru ko ujya kwa David ukaba uri kuzuza undusha amahanga ahubwo se uwo David uri kuvuga nuwa he Papa Odi Batashyire batashye hano kunsuhuza gusuhuza bimara iki kugusuhuza bimarira iki habaye iki se habaye iki nyine byabaye ngombwa ko ntinda byabaye ngombwa ute impamvu yatumutinde ni iyi nageze uzi ko nari nakubwiye se ko papa tate yararwaye nyine nagezeho nkuru dusuko hanyuma se iminota twahanyurwa niyo wamaze so nyine nageze nsanga tate hari ibintu byinshi byo kumufasha biba ngombwa ko ntindayo wagezeyo usanga tate wawe byari ukora usanga ngo nagezeyo ndamumesera ndateka ntabwo mbyumva reka kwese utabyumva se wavuye hano tuvuganye ugiye iminota 5 ayo nguhaye iminota 5 ureba amasaha ashize wavuye hano sangapi si saa 4 ugarutse sangapi wavuye hano saa 4 ni saa 6 saa 6 navuye hano saa 6 wavuye hano saa 6 none ugarutse saa 9 sibwo saa 9 zagera zitagera sinzi ntabwo narebye ku saa iyo ubone kuri butinde yo ukampamagara ukambwira ati mu minota twavuganye nta irarangira ntarageraho nasanze bafite akazi kenshi byibuze nkabyumva gutyo nicara nzi ngo umwana ari araje amayinite nari mfite kandi na tate urabizi ko nta telefone aho urashaka kumbeshaho oya ni ukuri pe ngengana nawe wowe ntabwo tungana saba rero no kubera kuri kumbeshaho urukungirije mu mutwe undi iyi myenda wajanye katari ugaruye byagenze bite nageze imvura ntabwo uzwi umunsi imvura yaguye sinzi nimba hano yahageze ubutaka bwa hano burumutse twebwe rero imvura yaraguye iranyagira biba ngombwa ko mwikuramo nkambariye akareka wimbeshya mbwira imyenda wayitaye he nayitaye uje wambaye ibingibi ntazi ngo wabikuye nayisize kwa tate ahubwo iranatose nabuze ko nyizana iranatose wabuze ko yizana bipfunye kandi mu kintu ukayizana ukambwira ati dore papa dore reba imyenda imvura yaraguye cyangwa subira yeje kwiza ya ntabwo ndi kubyumva mukobwa buriya urananiwe uraza no gukubitwa buriya giturakiri se si umusobanuriye impamvu ngiye kunsobana nta na kimwe ndi kumva we aramiminze amasanga urangije yo natashe mu rugo iwacu aho ntabwo natinze cyane nimba ari iminota twavuganye nkaba narengejeho nk'itanu nawe urambarira so kuva saa 6 kugera saa 9 ni minota 5 n'amasaha ngahe ndikubona saa 9 ntabwo ziragera nawe kumbwirana umugayo ngengana nawe wowe basuzugura nkako umuntu ugakura he agapfukamunwa nakwambitse kari he nakibagiwe nagasize kwa tate ko narumiwe koko bagasize kwa tate nagasize kwa tate bagasizeyo bite nihe impamvu ntabwo nakibutse pe papa ntabwo iyo nkibuka mba nakaze aho byose nzajya kubizana ejo n'imyenda ibyo kuko n'iyi ngiyi nayitiriye ibyo ntabwo mbyumva ndikubwira ubyumve nimba amatwi yatumva ndayakurura uyu munsi turabonana urinjira muri iyi nzu maze tuza ariko kuri kwifata nabi gutyo mwese kandi nifashe agapfukamunwa watwaye kari he bagasize
nagasize kwa tate agasize kwa tate sha ntabwo mbyeme ahubwo ko bigaragara wari gusura cya gihungu ikihe se kandi kiye gihungu kimwe nigeze gukubitira hano ego mana yanjye papa nukungo kuri kuntekereza nibyo ndabyibutse kuko kino gipira kino namukubise icyo gihe cyambaye n'iki gipano ndebe ego bipantaro ariko urabeshye hano wagira ni bigunira byo bino byamure urabeshye uyu mupira yarawambaye kunone kubera iki watwaye imyenda mizima akavuga bino bipantaro wagira ngo ibigunira byamure birabashishiraho barushira mwe kangusobanurire basi aho imyenda nayikuye buretse byo kunsobanurira nta byo kwisobanura kuko nakwambitse agapfukamunwa ubundi iminwa yawe itose ubundi ntimagusoma iminwa iratose koko uhamagaye abantu baza bagasanga itose iyi minwa irumye ngiratose papa nawe ukumbeshyera pe wowe ibintu kwigira ndashaka nsobanurire amakuru nyayo none ntabwo nkira pe umva ibyo urakora byose uyu munsi njye nawe turabonana nyumvira nk'ibintu uri kunkekera ngo iminwa iratose nk'imyenda ngo ni akagasore gusa ubwo amaso yo ntaguha uri kundebamo nk'umuntu mbese wasomanye sawa rero gwifa udasomana agapfukamunwa ubugarutse kambaye nk'uko bakajyanye ibi bipantaro se ubifata uko ubyumva rero ngiye gusukura kwanjye nagiye kwa tate akarakara ntabwo ari kwa tate byose icara tuganire ku neza ngo bakuntumye hari si gusa ese gukoraho ni ikibazo kandi abakora ntabwo ari ibintu birenze icara hano semere abantu wewe nyine mbwira wana ibyo bintu biri kuzana ntabwo aba ari fresh umva nyine nkubwiye byose igihe ushaka tukaganira mu kanya basi ndaza kujyana ari hirya turi ko twasoma agafanta uri kuntera isoni nzi umuntu ungana nabagira isoni siko genda tukicara tugasoma akantu hari ibirenze birimo ntajya wambekana ndumiwe ndagaswe none se buri romba ntabwo agiye burara uzi ikintu narinzi se ntabwo nari nzi ko ari abantu b'abamiri nabo bajya bagira isoni ndagaje muri imyaka 20 amugirira isoni ni ukuri imyaka 20 ubundi bakwitana nyibwira izina ryawe yewe bakwitana emwe wahereye karumpatiriza ngo tuganire nshaka kuganira nanjye bamaze kumenya izina se na umuntu wese waganira n'umuntu utazi izina rye ntanyo umenye iryanjye sibyo byiza se nanjye banyita Ganza no sibwo nitwibwiranye neza ubwo bira nahagera ka kwifusha ubusa ibaze ko kwitanet nanjye banyita Ganza sibyo ubwo turamenyanye hagize none n'ikenda kandi kantu kaba ku ruhande tugahura gushaka nayo hano mu ahantu hakunda kuba barara benshi ibaze rero huye nawe wenda bakunize sinaragutabara nawe nabona kumeze nk'umurava ngo ibaze ko mu kanya nari mvuye gusenga usengera muri hetorero yewe ndi mu Adventist church usa nk'umupagani aya mere basi reka tugane sibyo umva nyine nkubwira ngiye nakubesha byo ntago nanyura ku ruhande mvuga ibindi bintu nyine ngiye nakubonye numva sibona ndetse nakubonye neza tu kubonye neza ko nyine nawe ndakubwiye ndakurabuye ngo tuganire bigize nabi sibwo ni birabintu ubonye ari fresh ako nabi birabintu ubonye baza umuntu agiye kurabura wigize nabi nziko birabintu byawe ubonye ari fresh neza kurabura ni kurabura ni ngurunguru hajya kurasinda se wanyumvishe basa no gukora hose ni ikibazo sinakubwiye ngo uri umurara oya nta muntu usenga wakora ibyo bintu ese umurara ni ufata umuntu ku rutugu oya nase ufata ku rutugu ndagoye uburenganzira okay ngaho basi nyumva sibyo ngo tuganire okay ngo basi ndeba mu maso turebane oya se ntike baba isoni oya siko gutera isoni gute umuntu ngana nanjye umuntu gutera isoni umuntu ngana nawe koko no ukuri urakoze uranduta nako byakabaye ciringa no ukuri utanyine nkunze kubizi okay uranduta ariko twanaciringa sibyo se wenda wasanga ari inama nangiye kukugisha kugira ngo ugire inama ukaba uri kubyanga ahubwo wenda avuga we ntabwo uzi guciringa bisobanuye nicaye basabye ko tuganira mukwiye turagira ipantaro nk'ibi ibi rebe mukwiye turagira ipantaro nk'ibi mukwiye turagira ipantaro nk'ibi niwe mbaza nsobanurira sawa nayikuye urike gusobanura ahantu wayikuye ndatuje ngaho mbwira nayikuye
kwa tate oya nako hari umushuti wanjye nyine hari umushuti turanye no kwa tate niwe wayinteye turanye no kwa tate witwa nde yitwa Sino oya nako yitwa Divine yitwa Sino Divine ni Divine yitwa Sino Divine simbwiye ko yitwa Divine ntabwo njye nawe dukizanye ubone ku mavi nkubone ku mavi hasi papa ntabwo byari ngombwa pe kuko nagusobanurira ngengana nawe ntabwo tunga ngengana nawe ukubita ubibone babarira basi jya hasi hano hasi fukamana umva ikintu kiragushobora nshaka gakoni nkwere njya kugasuzugura nkako ntabwo ngashaka nzana inkoni turabonana nsanga uri ku mavi hano hasi ngiye kukubita ku buryo n'undi munsi utazabyongera uranyuma inkoni zingahe izo ushaka izo nshaka muri make nkuvane mu muntu umwuka icyo wumva ushaka nyine gikora zambure mabuye wirizwa mu biti fata wongere urambike akaboko hasi uri mu biki aguruka pai fukama sigaje inkoni 10 urigira ibyo wigira ndakubwira ugenda mu kanya ubuje urangiza ugenda ube kuri tureye fata ni urayikorera urayikorera wonye ukazagira kundumbira nawe ugira fukama hano fukama yuko zandumbira nawe ndumbira wona rakwigera wonda bushoboye asoni hako kujya mu nzu vuba nkone mu nzu nkubone mu nzu nyine wowe bwana wanjye ntareka tugane niba udakeneye kunyumva sibyo so ndutuye he mbonye kajonge mbona turi kumuhepfo muri ya mavene ya muno hepfo ntabwo nzi ngo mutuye hehe pe ahubwo we wambwira nkazanagira iwawe nta muntu uriyo ntagusura sivuga nk'abantu bakuru bavuze ko uri mukuru none kuvuga nibyo bigaragaza ubukuru uvuga nyine nk'umuntu mukuru nyine numva icyo ushatse kuvuga okay nkubwire nk'umuntu mukuru nyine ngiye nakubonye numva ese nkajya numva amaraso yanjye n'ayawe biri kumacinga na biri guhuza urumva ngo uri kuntera isoni amaraso ni iki basi reka ngiye nukuri amaraso ni iki amaraso yanjye n'ayawe numva biri kumacinga na biri guhuza nyine kumacinga ubwo namenya ari ibiki nyine kumacinga ni ibyo numva ntago wize se basi ni uguhuza nyine sibyo ako nyine umva nkubwire guhuza basi reka nkubwire turi hano ahantu turi naga kibaze nk'umwana wanyuze hano cyangwa nka papa cyangwa mama akanyura ahangaha agasanga twicaye hano nicaje n'umuntu ungana nawe hano mu mumere nawe ubwawe wari utangiye kuntera isoni mu kanya numva ko bwango niwe wageze isoni n'utugambo uvuga wenda ndose kanoti naho ngaho utangiye kurengera pe nakuri aneti akandi ndagukunda n'ukuri nako narakwishimiye basi
basi ntabwo yishimiye narakubonye ndakwina mbese urumva iyo umuntu yishimiye umuntu aba yaramukunze nyine ubwo njye naragukunze tu nakubonaga hano mu mavino yo gutambuka nanjye mbwiye yari mu rugo numva ndagukunze nyine tu ubwo nta soni ufite zo gukunda nyoko umva nokore ntabwo rero ko mama wawe ntabwo uzi ko muri iyi minsi hari abantu ngiye buriya nanakubonaga nkavuga ati avuga ati uyu muntu si igishuga mami njye nagiraga ngo igishuga mami cyangwa wenda tuzihuriza njye nigera nose ntabwo wakunda nyoko basi itone nkurangire mu rugo basi reba cya gipangu kiri hano haruguru cyiza ahandi habaga igipangu cy'amakaro si ukize kugira nzaze gusura oya nubwo utanahanyuruka nansuhuza ariko ako ngenda akeneye kuzaza iwawe ufite umugabo se ako nyine nizere ko adakunda kuba hari ntazagusura noneho ukumva tugaciringa tukanasangira n'icupa basi ibyo bintu byo guciringa njyewe mana uri kumva guciringa ni cyagiye umuhungu igitsina gabo n'igitsina gore bishobora bigenda bikaganira bikaba byagera ku wundi musaruro urumva icyo nyine bita guciringa urumva agiye nawe twanaciringa guciringa n'ibiganiro oya mwana n'ibiganiro ariko nyine bivamo n'ibikorwa none guciringa ni mu ruhe rurimi guciringa ni mu zarakabwari urwo rurimi ni rwa rurimi nyine rw'abahungu urumva rero nkaho ukunda kuba wibera hariya mu banyu mu gipangu ntabwo wapfa kubizaya Anete rero mba nkubwire sibyo basereka nkubwire ngewe sorry none ko bitangiye gucamo umva nkubwire none ngewe ejo bundi nzaza kukureba sibyo nzagusura iwanyu tuganire none duciringe ibyo bintu ndakubwira nyine duciringe tubikone ibintu twabigenza nyine mu bwenge sibyo ako nyine uransigira namba yawe oya guciringa wambwiye yuko uri umuntu mukuru sibyo okay sinabigusobanuye sinjye nakubwira ati nyine tuzaganira nyine banza wumva izo mvugo rero ni iz'ibirara mvuga ngo ni iz'ibirara basi ndaya mu maso tureba izo mvugo ni iz'ibirara bivuga nk'abantu bakuru kandi bareze nk'abantu bakuru ariko ndashaka uzampa gift muri utu tuborone twiza kabisa kandi ubwo akantu umuntu ukunda akaguhaye nikagukwira okay ntarima namba yawe tuzavugana ko ntahantu yandike nabi ku buryo na mukanya nanagushiraho n'udufaranga ariko ukanywa agafanta ariko nyine tukazaciringa sibyo tukazaganira neza nandikeho Anete sawa kanze urabona bipe nako bipe Sister, mba nkubaye kungaruye wari ushaka kumbwira uzi ikintu gitumye nkugarura nshaka kwihanuza n'undi munsi mu byo ukina nabyo nshaka guhereza agasoko ya nyuma n'iyambere n'undi munsi mu byo ukina nabyo nta n'isoni rega uyirwa mwitembeneje imbere se wibonyemo icyo ubundi uzambwira nagize wagize iki ntacyo uzi wikirengagiza ndabizi neza ko ubizi ibiki kinubwa mbere narakubonye ntabwo nzi ntabwo njye nawe tuziranye ugiye no kunyihakana nyuma y'ibyo wakoze okay kubwira ushaka kubwira kumamagara shaka nkubwire iki hajya ngo siwabwe ko nabuze naho mpera mbikubwira nta soni ku mugabo wanjye kambikubwiye kambivuge gutya mu byo ukina nabyo ku mugabo wanjye sheri uzagende gake nirwa mwibasije imbere nta soni snow wanjye ugiye kugira ubwo umugiro ese mama iki cyo uri kwampora mbe cyane umva sheri ibyo byo twanabipfa cyane ariko urabangije umushiro wawe usanga ni jewe ndamwirukiye ni wowe harundi ko ari jewe anyirukiye oya ni wowe ndabizi ni wowe mwirukiye amashiro yanjye ntabwo yanca inyuma ahubwo wigwa mwibaranshije imbere ngo akunda kurebe mbese wibonyemo iki ariko sitabizi ibiki ntazi
uzi umuhamagaye ahubwo uwo muhamagaye kaza hanyuma njye amakuru ndi kukubwira byose ndabizi ndafite ku murongo. Okay mbwira. Nyine ngiye cyo nshaka kukubwira ntiyame ku mugabo wanjye. Kubahane kandi nimba ukeneye amahoro ngiye nawe sinzongere kubona uri kwicishwa imbere ye. Nyine iyo ni gasoko ya nyuma kandi mwawe kuko ninongera kubibona izi grade zawe ndazikuraho usigarana uruhare. Ariko uziho kuri kuramenyera umenyera gute? Ntawe ndi kukumenyera sheri, niwe wamenyereye ku mugabo wawe. uri kureba rino zuba reba ayo ubona no yo ko reba rino ahubwo ni iki cyatuma atamunda ibaje kuri iri zuba jeni yashu yabize ntabwo urakoze no kumura nk'umofero mpereze nka oya sheri bizanye gufasha nani ushaka kwitwara oya sinyitwara kubona iki kigofero kwa nacyo natwara. Okay cyo nakubwira gusa gabanya kwambara amakoti gakunda abantu biheza akabwibire n'ibanga kunyumva neza. Icyo uri kubona kindiho kiri nicyo nkundira n'undi munsi kandi akiri sapo yawe yagukundiye iyi sapo se ihego sapo inasa nabi pe. Ariko reba ari no koti wambaye musaza wirebe nirebe iki se ariko ubona isumbuye iki se cyangwa umurata y'izo nyashya kugira ngo wibonyemo iki uri kubona ahubwo ngewe undusha iki ngewe nagubona ariko amaso yawe ntacyo ndi kubona nagusha bibona igikisi icyo ngicyo kivamo amabyi no turebe yalangariya mungu we kuzi kujya umenyera ugeze nawe kumenyerera ku mugabo uwo muhamagaye kuri telefone ukamubaza ahubwo si ubwo ndarinda kumuhamagara uzi ngo naguhagaritse ntafite amakuru yawe nawe ngo haramukuye buryo rino koti rimwe ko mbona ririmo iki hari ikiri kubonamo iki wabonyemo iki sawo iri kote ryanjye se uko ndi kumva ryibashijeho cyane warikunze aho kinangaje no kuri kona yashuri kurumva basi yikisi sheri ngenda ndakonje nimba uri kumva ushyushye ufite ibyishyushyemo ariko uziko yo niyo mpamvu washyambi yarambariye ngo ujye umushyira nje urakonje none umunsi umwe ndumva shushe iyi ni byakubwira niyo mpamvu kumbe nawe urakanyibiye bimenye ariko uziko iyo mugiye no mu muhanda bato batandukana inde nande no mushyira kumeza uvuga ushatse kuvuga ko njye nawe tumeze kimwe mumeze kimwe cyane sorry nenda nakuzi kujya umenyera ahubwo uranzi ubundi cyangwa umbona gutyo mu muhanda gusa njye shanda kubona uko ariko n'umuntu narakubonye ntabwo nzi nyine niyo mpamvu uri kunyimenyerezwa bigeze aha ngaha ngo njye nawe turiki ariko wowe ntabwo ndakiriritse wowe uri icyo ubwo ngubwo manzi kandi urebe kandi usanga niyo muri mwibarabara uguhora ugenda wambaye ibyo bikoti oya iyo turi kumwe biba bitandukanye nuko mbonye wambara gutya ubuse wambara amapantaro bazakurabura ahubwo se n'iki mfite afite cyajyemo ewe n'abantu bivuga yuko soza nyine bivuga yuko ku minsi muri abagabo ayo mukozi kuri kumenyera barangiye nta nakurasa nene nkunda kubarira ariko umbaye ko ngiye nakumena umutse kandi